ntubone ngo bakora mu kabari, ntubone ngo bakora mu guest house cyangwa mu moteri no mu restaurant n'ahandi, ntubone ngo ni ba mucuma, ntubone ngo abantu batunze abantu benshi abashamikiyeho, kandi n'igihugu bagifasha kutagira abashomeri benshi. Ba nyiri umushinga cyangwa ba nyiri moteri bagize gutya basezerera abakozi babo, bamwe mu bakozi babo kusi bose barangije barababarira, yego, ndetse banababwa n'amafaranga bagomba. Hari ko umukozi baragiye afata 5 20 bakayibara twa avance bagenda afata moteri n'impamvu zitandukanye, yarwaye yarwaje umuntu se cyangwa afite kabazo runaka, yego, bari abakobwa bakora bakira utuntu twinshi ko taxi n'ibitundi, noneho ugasanga yaramubariye kazi yamuhagaritse ariko ntamwishyuye, ntamuhaye ibyo mugomba. Ubuzi neza yuko umuntu mu gihe utakiri wawe, mu gihe umusezereye, ubuzi ko waza kubaho gute, kubijyanye kose uhagaritse umukozi mutandukanye, muhibye agende, ariko mu gihe umuhagaritse no muhibye yagombye ko akiri umukozi wawe. Yes, twongeye kugusuza ukurikiye UNAP TV, twizere kumeze neza uherereye mu mpande enye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda n'umujyi wa Kigali. Harya ni intara 5 ubu dufite cyangwa ni enye n'umujyi wa Kigali? Intara zihora ari enye, akongera umujyi wa Kigali wa 5 ikaba wa 5. Umujyi wa Kigali ntago twita intara, tuwita umujyi wa Kigali. Ubu se n'umujyi uramutse uri nk'Irubavu nabo bavuga ngo ni umujyi wa Kigali? Oya wawita intara? Oya, nimba vutagera Rubavu nyine muri Kigali, umurwa mukuru wa Kigali, umurwa mukuru wa Kigali nayo ukaba intara ya 5, na ya ntara ya 6 tujya twita aba diaspora. Yego, turabasuje mwese, twizere ko meze neza. Ngewe nitwa Moses Value nk'ibisanzwe kuri UNAP TV, ngarukanye na Andrew. Yego, nko bisanzwe Andrew, ikaze nanone kuri UNAP. Urakoze cyane muzi, ibintu biba byahindutse n'abarose tubahaye ikaze. Inkuru tuzishakira hose, uyu munsi twaje aha. Yego, uyu munsi twaje aha, barabona ko bisa nkaho byahindutseho. Yego, tuje kubarira inkuru hano. Yego, hanyuma rero hari byinshi bigenda bivugwa, nimba nabyita ko ari inkuru se gusara se ni inkuru cyane ibihari byose. Inkuru se ni iki? Ibihari byose bari inkuru zivuga umunsi kundi, na amakuru ya karitsiye. Ariko rero si karitsiye ziba hose, igihugu cyose kigizwe na karitsiye nyinshi zitandukanye, kandi ugasanga zifite imico kuko ijya gusa, kuko ni n'igihugu gifite umuco wacyo. Noneho dufite abakoresha n'abakozi. Hari inkuru rwose twifuza ko ibintu bigomba guhinduka bitewe n'ibiri hanze. Andrew, ikintu cyo gukoresha umuntu udafite contract, uburenganzira bw'ubonaye nuko nyine isi yahindutse. Ntabwo mbona ko abantu bose ari hamwe ko bagera contract, kuko rimwe na rimwe n'abakozi nabo hari ukuntu bigenda bihindukamo. Abakozi aho bafatika akorana iminsi 2 ejo akabaragiye kuma kontara yo byagorana. Yego, ariko icyo nabonyemo kimwe ku minsi maze ngewe ndimo gukurikirana no hanze. Yego, ubu uyu munsi hari inkuru mfite mu Bugesera. Hari moteri imwe mu Bugesera, ntiwamburira inkuru nibuvuga, ariko ntabwo ushaka kuvuga izina ryayo. Gusa niba ngombwa zayivuga, sibyo? Niba ngombwa zayivuga. Hari ukuntu abantu bakora mu tubari, mu tumoteri, mu guest house, mu restaurant, abantu badafite contract, abantu batagira contact. Muri makeya umuntu ujya gusaba akazi bakagenda bakumvikana na boss ku rurimi, akenshi bikunze guteza ikibazo ku mpande zombi. Kandi iyo nkuru siteye iyo nkuru rero ba nyiri umushinga cyangwa ba nyiri moteri bagize gutya basezerera abakozi babo, bamwe mu bakozi babo kusi bose barangije barababarira. Yego, ndetse banababwa n'amafaranga bagomba. Hari ko umukozi baragiye afata 5 20 bakayibara twa avance bagenda afata moteri n'impamvu zitandukanye, yarwaye yarwaje umuntu se cyangwa afite kabazo runaka. Yego, bari abakobwa bakora bakira utuntu twinshi ko taxi n'ibitundi, noneho ugasanga yaramubariye kazi yamuhagaritse ariko ntamwishyuye, ntamuhaye ibyo mugomba. Ubuzi neza yuko umuntu mu gihe utakiri wawe, mu gihe umusezereye, ubuzi ko waza kubaho gute,
kumusezerana ndabyemera kubera impamvu zitandukanye z'imiterere y'akazi kanyu, yenda ntakora neza, yenda n'ikigo cyawe kirimo kirahomba ushobora kugabanya abakozi, cyangwa nawe ubwawe mufite kandi mwapfuye. Yego. Hari n'abakobwa bapfa na bose ngo ko bazi ko batereta, sibyo? Bakati ngenge nigendere kuryamana nawe ntabyemera, bakabyanga. Mwishyure ibyo agende, ibyo akugomba bimuhereze, hanyuma agende mutandukane neza. Ariko guhagarika umukozi utamubariye ngo mwishyure ibye akugomba, cyangwa se uko byagenda kose uhagaritse umukozi mutandukanye, muhibye agende. Ariko mu gihe umuhagaritse no muhibye, yagombye ko akiri umukozi wawe. Abantu rwose bakwiye kugira uburyo bavugirwamo nabo bakajya barengana. Ubutaha tuzanababwira n'abakozi nabo bahemukira bizinesi z'abandi bantu, bakabageza ko bizinesi z'abantu zabagoye kuzishinga. Uravuze ngo inkuru ishyushye aho ngaho yanatumye dutekereza muri rusange, kandi bigomba guhinduka. Niyo muri icyo kigo turashaka kuvuga moteri y'umugezi, niba ngombwa, ariko niyo ngombwa nitabishyura tuzabivuga, kuko n'ubundi tubereho hano turi ijisho rya rubanda. Nibitabivuga tuzabishyira hanze cyane, nitabishyura tuzabivuga, kubera ko nta kuntu wakoresha umuntu. Kuko impande zombi twagerageje kuzumva, dusanga umukoresha yanze kwishyura abo yahaye akazi kubw'ibyo batumvikanyeho runaka, arangije arabirukana. Mu kumwirukana, ntabwo umuntu yakodeshaga inzu, arakuraho akazi k'uwo mwanya. Gusa umuntu agukora amezi 3 wowe utanamwishyura, utanamuhemba, hanyuma uravuze uti hagararagiye, wamuhaye ibyo akagenda. Ikibazo ngiye sindeba si contract, waramwemereye umuha akazi, hari ibimenyetso ko haramubonye ko araho ngaho. Erega hari abantu batari inyangamugayo, hari hazamo ubunyangamugayo n'ubwumvikane. Hari umunyangamugayo amafaranga rero, ntabwo tubisaba ko ubunyangamugayo bwinshi muhibye ko nagamo gusabiriza, ntabwo ari imfashanyo. Nese urabona amaherezo bizagenda bite? Birakwiye ko twe dusaba akazi ku munwa, tujya dukora inyandiko mbere yuko tugahabwa. Bitewe n'imiterere y'akazi kahanga rimwe na rimwe uzi buciriritse kenshi, usanga bo ukuntu bakabona ko bagasohokamo bisa nko byoroha. Ariko ngiyewe mu gihe ataraboneka se contact uvuze yuko abantu bagomba kwamburwa. Yego, kuko nose nimugire umuco azageza akora amezi 2 aguhombye ibinganana n'umwaka wose woza abongutse. Ntabwo nshaka gushyikira n'abandi n'abakozi nabo cyane ku buryo bakwangiza iby'abandi. Ariko n'abantu nabo bakoresheje nabo bajya bishyura abakozi wabo cyane by'umwihariko. Buri hari kundi ikigo ukoramo, hari ikigira mu bihombo cyangwa ibibazo bitandukanye bibaho. Ukabwira ko mwihangane, ntabwo ndabona amafaranga, n'inyabana zabishyura. Ukamujyamo n'amezi 5 kandi abakozi bakora bakihangana, yero ukagenda bishyura mu giciro biciro kugeza igihe amafaranga ukagashiramo. Ariko gufata umukozi ukamubarira umusezereye agiye, wagombye guhita wishyura uwo mukozi amafaranga yose umufitiye. None se ni ikihe cyifuzo twatanga kuri Minisiteri ishinzwe abakozi n'umurimo? Minisiteri ishinzwe abakozi usanga byanagoranye, kuko bifuje ko abantu bagira contract ko byarangiye. Hari abantu bagira utuzi bakora nk'abakora bagenda, kugira ngo mucomora muzanye mu gitondo atangiye ahantu uramusinyishije ko ukamusiga mu kazi arimo gukora, mu kanya bakomande bayikora patira tuzaho agiye yabuze, undi muntu aza kumwera mu kabari akagenda mujyanye. None biracyagoranye mo ngaho. Bishatse kuvuga ngo mu gihe nta kontaro iri hagati y'umukoresha n'umukozi, uno bemeranije mu magambo. Ese ubundi reka nkubaze, iyo dukodesha inzu, umuntu yagiye gukodesha inzu, nyiri inzu ni bamwe na bamwe abakunze kwita ba nyiri ibyondo hanze. Akenshi akwaka indangamuntu yawe, akamenya umuntu acumbikiye ni muntu ki, ku rwego rwa security, ariko akanazaho n'urwego rw'amasezerano. Ese nta kuntu ubwo umukozi ubundi ujya gukoresha umuntu utamuzi, yego icyo muba mfana n'amafaranga, ugomba kumuha akagukorera akazi kawe, nta kindi kintu cyabaho cyangwa nta bundi buryo bwakorwamo? Ese tujye duhamagara twishinganishe tugire abagabo? Oya, njye nakubwiye Minisiteri y'abakozi icyo ikora itanga amahugurwa, ihugura abantu uburyo bakozemo ibintu. Ariko mu gihe bitari byakorwa, njye niho ndaho ngaho,
mu gihe hatarabaho uburyo bufatika bw'amasezerano nubwo minisiteri y'abakozi ihora ibisaba ariko nayo ibisaba idatanga umurongo ufatika yagombye kubanza ukamenya umukozi winjira yagombye kuba ari umuntu ki yitwaje ibiki itegeko rimuhana ni irihe mu buryo batabyubahirije bisa nk'aho ibikora isa nk'aho isunika kugira ngo abakoresha abakozi bakontora ariko ntarebe n'umukozi uburyo nawe yagombye kuza afite uburyo yitwaje n'uko uburyo kuza ameze ntibishyire ku murongo wabyo ntabwo birasobanuka rero ariko ngewe mu gihe bitajyasobanuka mu gihe wemeye kumukoresha uwo muntu mukamana ukwezi mukamana 2 mukamana 3 mu gihe mugiye gutandukana kandi uzi ko mufite amafaranga utaramwishyura mwishyure agende nyamuneka abakozi bo mu rugo erega undi ibi bintu nk'uko bivuze ndabona audite ntago bazayivamo kuko habaho imirimo myinshi isaba kwemerana ku magambo yego mukemeranya ibindi urami ibingu hibi yego nkose nk'ubu koko miyo abo bakora audite baza bajya mu ngo zose ati umukozi wo mu rugo mutubwire mutwereke nibyo nakubwiye abakozi mu rugo bakeka ni bamara kugira amakampani babarizwamo yego aho ngo zabyoroshye umukozi muvanye muri kampani ikizangirika uzarebe hari abantu bafite amakampani aranga abakozi yego hari gusanga itangaje atemera kwishingira ibyangiritse mu rugo byangijwe n'umukozi tuyanengere iyo kampani nta kivuze buriyo niho bipfira ariko mu gihe azaba harabonetse amakampani afite abakozi babo baza aho bavuka azi imyitwarire ye yego uyu munsi ufite abakozi byo kuvuga ngo yishe umuntu yanabuze sibyo yahemukiye umuryango runaka yarawibye aragiye yego ibyo mu gihe kirimo akavuga kameze gutyo ntabwo birasobanuka neza ariko mu gihe abakozi bazaba bava mu makampani runaka iyo kampani ikaba yemera kwishyura neza ibyangijwe n'uwo mukozi yego icyo gihe bizoroha umukozi azabona contract muri make abakoresha n'abakozi bahabwa akazi muri ubwo buryo hakwiriwe kuba hariho kwishinganisha muri make ubu ngubu uko mbibona yego ni na byiza nk'uko tubona utubari tumwe na tumwe tugenda baradufunze tumwe bitewe n'ibisabwa runaka batujuje biriya bintu bizatuma abantu bakorera mu mucyo yego nkeka ko rero n'utundi tuzi turi imbere na leta y'igihugu cyacu cy'u Rwanda ni twebwe abaturage tuyibeshejeho kubera ko nta wundi mutungo urenze cyane nk'ibindi bihugu nta nyanja dukoraho ngo turakira ibiturutse ngo tubone ayo madevize yihuse nubwo dufite ibyiza nyaburanga byinshi bitandukanye nkeka ko na leta ubwacu nk'uko ibyo bintu bigiye mu buryo n'umusoro wakwiyongera ayo twinjiza ibyo bintu bizajya mu buryo n'ubundi turimo dukora ntabwo bizamuka bijye muri umunsi umwe ni urugendo kuko bazashyiraho n'amategeko hari igihe uzasanga ubundi umuntu wagomye kuba mu rugo yagomye kuba yujuje iki yenda yagomye kuba hari imyaka mu minsi bavuga yagomye kuba yujuje ariko se noneho iyo myaka yo ivuga afite ubumenyi bungana bute aje aturuka hehe ese yarabyize nabyo bishobora no kujyaho ariko byanze bikunze umuntu agomba kugira ahantu aturuka aho abarizwa kugira ngo umuntu agere kudakurikiranwa mu gihe yangije iby'abandi bantu yego ibyo nabyemera ariko icyo mvuga uyu munsi iki ngiki mu gihe bitarakorwa wowe mukoresha ukaba wemeye gukoresha uwo muntu uko mwumvikanye niba nta kindi kintu ari cyo kubaza wimuhagarika kandi ikibazo gitangaje akanamubarira kavuga ati ngufite amezi anaye yego ngufite yenda tuvuge yenda mukoze no mu kabari cyangwa kamoteri ndetse ngafanga 800 cyangwa 100 umufite amezi 4 yego ubwo se 400 none yamubarire yamuhereze ngutere muvandimwe twarakoranye ariko ntabwo uje inshingano zawe neza igendere yego icyo gihe nta cyose cyakavutsemo ariko ngeweho ndimo kunenga ni mu gihe yemeye kumukoresha mukamarana ukwezi mukamana 2 mukamana 3 kwezi umuntu yo kwashize kwapfuye bamukwishyura yaba arakoze nabi yaba arakoze neza mu gihe yo kurangira cyane ukamwishyura akagenda cyeka n'uvuga utena yangije ibi ngibi arabanda banzananye ibi ngibi binamuhaye abanza byishyuye mubarane nyine ahasigaye ujya musubiza hariho ngo hagarara kandi ntumwishyuye ariko rero mwisemo na n'igisubizo ubwo n'ubuhemu bitemuna n'igisubizo ubwo se uwo muntu aho uwo muntu birukanye uwo mukozi birukanye iyo business yakoragamo iri mu mudugudu uzwi iri kwa Mutwara Sibo reka nkubwire ugende ufate mikoro yawe muze
ugende uzenguruka ahantu hatandukanye urasanga icyo kibazo kiri ahantu henshi kubona abakoresha abakozi bakagenda atabishyuye. none se nanone ariko hari uruhare rwacu nk'umunyarwanda ukwiye kwivugira. areka arakubwira ngo simakane ideni nzakwishyura ariko akwiye no kubaho inyandiko ibimushinja kuko mutwara sibo na mudugudu nicyo babereyeho muri aho bizinesi iri gukorera. reka ntabwo nyifishe mvuga ngewe ese kuki tuma kururana ibyo naze ngewe kuki tuma kuregana ibyo ni ngombwa ko turegana niba wanakoresheje umukozi nkama n'amezi angahe tukagira ibyo tumvikanaho mu mikorere cyangwa kagira impamvu ushobora kugabanya abakozi banyu mu kigo cyanjye mu burenganzira bwanjye. rega ni tekinike yanyu sibyo wafashije amafaranga ukishyura uwo muntu ndimo nashaka ngiye gufasha abantu batagiye mu manza batagiye mu mahanga tworoherane tw'abanyarwanda nawe ukoresheje nibyo ariko nsanze ntuzi ko bajyana n'igihe kigerageza hari n'amezi angahe kirahari igihe kigerageza n'atandatu sibyo umuntu mugerageza bishaka kwanga rero umuntu akota 3 yego atarabona iyo kontara we nagende umubare w'amafaranga amugezemo uyamuhe. muri make tuba inyangamugayo kandi twibuke ko ega si n'imfashanyo kurya ni ukwishyura niba wemeye ko ndaguha serivisi ndagufashije mu kazi kawe ukinjiza kabane nubwo waba warahombye ugomba kunyishyura. oya nibyo rwose rero rwose abantu bakwiye kuba ubunyangamugayo bamagana ko Moise bivuze tukareka gusa nkaho duhimana. bari abana bafasha imiryango myinshi ntubone ngo bakora mu kabari ntubone ngo bakora mu guest house cyangwa mu motel no mu restaurant n'ahandi ntubone ngo ni bamucoma ntubone ngo abantu batunze abantu benshi abashamikiyeho kandi n'igihugu bagifasha kutagira abashomeri benshi cyane. dukoze neza tugafashanya gusa nanone twari ikindi kiganiro ntabwo twerekane ku bantu baje kuri akazi kameze gutyo bakabyitwaza noneho ntibabanyangamugayo ugasanga umuntu akoze mu bari 6-7 mu mezi 6 ntabwo ari byo. oya bihinduke rwose. nyirago rero dushingiye ku nkuru twari dufite mu Bugesera muri moteri runaka tuzayivuga ubutaha nibikomeza gutyo nicyo tubereyeho ariko ndagushimiye ku nkuru tuzaniye uyu munsi tunarebereho bagenzi bacu n'abandi biri kubaho mwihangane ariko nyabuneka namwe bakoresha mwibuke ko muri abanyarwanda muri korera mu gihugu cy'abantu bagira ubumuntu turi mu gihugu cy'u Rwanda. urakoze ngushimire kuri uyu munsi rero twabanye n'abandi badukurikiye kugera ku musozo w'iki kiganiro yari Moses Fariyo ndetse na Andrew Muhoranimana. murakoze cyane.